Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. Nanone tugarutse muri mining ya Interlink. Ariko kano kanya ikintu kituzanye ni gushaka uburyo twakorera bino bihembo Interlink yatanze muri iyi minsi. Ni ibihembo Interlink yatanze. Ibyo bihembo ariko nabyo ni tombora nyine. Akantu uzajya ukina ka spin nurangiza hani havamo inyuguti amafaranga zizagwaho niyo uzagira ute niyo bazaguha. Twagiye sasa hano inyuguti zawe nizigwa kuri rino jambo rino rya mbere Inter bazakongeza inshuro yo gukina. Nizigwa kuri Inter bazaguha $5. Nibigo kuri Interlink bazaguha $50. Nibigo kuri Interlink Lab $1000. Noneho nugira inyuguti zigera kuri Interlink Lab ITRX bazaguha $10,000. Twagiye sasa reka nze nkwereka uburyo iyo ako gakino uri bugakine noneho nurangiza nawe ayo mafaranga ube wayatsindira. Twagiye sasa niba rwa mbere ugeze hano igihe ukore subscribe ukande like, nuza kugira ikibazo cyandika muri comment cyangwa ikindi kintu wakuba wifuza kutugezaho nta kibazo. Uraza ukande hano nurangiza numara kuhakanda uyu rero tuzubona hano ngo 4 million user nyine. Dore ngaha hano urayishobora kuyibona hano ariko mfa kubiri yanditseho 4 million user. Uhita uyikandaho, uraza uyikandeho, urahita ubona abantu bamaze kuyikoresha gutyo ubundi uhita uza wikanda hano handitse ngo open hano. Tegereze gatoya ntago bitinda cyane. Ntago bitinda no ufite internet yihuta. Bari nabo bahita bakuzana hano Interlink 4 million human celebration event. Gutyo nyine bino nibyo ubasanga handitse. Uhita wikanda hano spin now. Nurangiza uhakande uhita uzukanda handitse ngo join. Nurangiza uhita utegereza gatoya. Bashobora guhita bakuzana ngo login, urahita login nyine mu account yawe. Ni ibintu byoroshye urahita ubibona n'inzira zoroshye. Nurangiza nimara gufunguka gutyo sasa ikintu kiriwe gikurikiyeho hano urahita uza hano urasanga handitse 0 gutyo, ariko urahita uza gutwara agatike uraza ni hano uri buze kudukora udutike two gukoresha. Ahangaha uze uhakande hano ni amatike batanga itike rimwe ku munsi. Ntago ari itike imwe, ni amatike abiri yo gusharinga post ya buri munsi. Buri munsi uzajya uza usharinga post kuri X no kuri Facebook. Nurangiza bahita baguha amatike abiri. Hano hasi hari indi ikorwa rimwe ariko yo kuba followinga Interlink no gusharinga post yabo kuri Twitter nyine yitwa X. Ariko byo bikorwa inshuro imwe. Noneho hano interreferral code hano ni ugushyiramo referral code y'umuntu wagutumiye nyine kuza muri iyi ngiyi muri iyi spin. Yego hano urandikamo yanjye bwite ndibushyira hano kuri screen. Yego ni ndaje ndayibereka. Noneho nawe hano indi tike ushobora kubona niyo gutumira nawe umuntu. Nge niyo ngiye kubakoresha mbatumira, ngiye kuyibereka. Nuba ushaka gutumira uhita uza ukanda hano kuri copy.
Dore ngiyi iyanjye ni 07986333. Iyo niyo referral code, niyo mfite referral code urubuza ukandika hano hejuru kugira ngo bahite baguha iyo tike. Nudandikamo iyi nimero nanditse hano kuri screen neza, ntago bari buyiguhe neza. Wowe niyo ugomba kwandikamo. Twagiye sasa. Noneho hano ukimara gukora ibyo leta hazaho udutike runaka bitewe no twakoreye. Ujye uza hano kuri spin ukandeho, byikarage inyuguti bigwaho zigenda ziyandika ahantu. Reka nze makwereke zose. Ubwo ukimara gusoza aho ngiye yanditsemo 0, urahita ugaruka hano, tuza hano tegereze gatoya, bahita bakwereka muri ra ufitemo 0, muri ta ufitemo 1, gutyo gutyo. Noneho bahita bakwereka hano hasi mu kwifominga inyuguti ku madolari 10,000 mfitemo izino nyuguti. Mu kwifominga kwa Interlink Lab mfitemo zino nyuguti ubona zigiye zitsindagiye cyane. Mu kwifominga kwa Interlink batanga amadolari 50, mfitemo izi nyuguti. Mu kwifominga kwa amadolari 5 kwa Intel mfitemo zino nyuguti. Noneho umuntu uza muri Interlink ANTL mfitemo inyuguti zino nyuguti. Noneho hano iyo zino nyuguti zose zamaze kwitsindagira nyine warazitomboye zaje bahita hano hahita yandika claim. Biba byakunda kuba wahakanda ugahita ayo mafaranga yawe ajya muri wallet wandikishije muri no mining. Murabizi abantu mutazi guconnecta ntuzi no wallet yanyu muri iyi mining, mubyandike muri comment nzaye bakorera ubutaha kugira ngo muzabashe kubikuza aya mafaranga nubo wayatsindiye. Ikibazo uri bugire cyose umbaze ndetare kuba nagusubiza. Referral code ni yanditse hano kuri video, ni ikinimero kimeze nk'ikinimero cya telefone, gusa iyi ni referral code yanjye niyo uri bukoresha wandika hahandi kuri referral code. Ubundi twikomereze turebe ko aya mafaranga nayo twayatsindira. Sawa, turi kumwe. Ciao ciao.